kugira icyo ugeraho ntibisaba kuba ufite amafaranga menshi kandi rwose ntabwo bisaba kuba uravukiye mu muryango ukize cyangwa se muri wa muryango twita abamiliyoneri. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka yuko uhindura imyumvire, uhindura imitekerereze. Nyamuneka ushobora gutangira kuri dukeya ugatera imbere kandi watangira kuri byinshi ugatera inyuma, byose birashoboka. Ushobora gutangira kuri dukeya ukazatera imbere ukazagera kuri byinshi. Uyu munsi muri no video nagutegurira liste y'abakote tukurita batanu bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Abangaba rwose harimo abibyamamare ariko nanone harimo n'abatarabasitari cyangwa se n'abatazwi na gatoya. Ariko igitangaje umukote tukurita wa mbere ndakubwiza ukuri ari mu binjiza amafaranga menshi, ari mu bakunzwe kandi witegereje neza rwose wasanga nta muntu umuzi cyangwa se umustar si cyamamare ariko arakunzwe pe. Ikintu ngusaba rero nta kindi, nuze kugenda utanditse hasi muri comment umukote tukurita ukunda mu Rwanda kurenza abandi bose. Ku mwanya wacu wa gatanu w'abakote tukurita bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire umusore witwa Musinga. Uyu musore yazanye imvuga igira iti ibyo bintu byihorere, si byo gusa kandi Musinga ni umukote tukurita ukunda abantu bose biga cyangwa se abo twita abanyeshuri. Yakomeje kugenda aburira abana bose bakiga cyangwa se umuntu wese ukiri ku ntebe y'ishuri akamubwira ati rwose nubwo wiga ariko nyamuneka uzirwanirire kubera ko hano hanze ntabwo byoroshye, hano hanze gushakisha ubuzima ntabwo biba byoroshye. Ati abantu benshi iyo biga babumva nyine bafite icyizere cy'ubuzima, akumva yuko nyine naza hano hanze aje guhindura societe cyangwa se aje guhindura ibintu. Ariko arakomeza akagira ati rwose niba uzi neza ko ufite udushinga twinshi nugera hanze tuzakama cyangwa se tuzabura. Ro Musinga namushyize ku rutonde rwacu rw'abakote tukurita bakunzwe cyane kandi rwose bagufasha guhindura imyumvire, bagufasha guhindura imitekerereze. Ese nawe Musinga uramukunda? Ibyo bintu byihorere. Nibe biryo Knowless atarya. Ku mwanya wacu wa kabiri w'abakote tukurita bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire umutipe witwa Tayikundi Ndahiro. Uyu musore afite YouTube channel yitwa Narababwiye TV. Acishaho content ebyiri. Content ya mbere yitwa Love Box, iyindi ikitwa One on One. Yamunika uyu musore yazanye innovation muri entertainment, ubyange ubyemere wamwigiro byinshi harimo kwihangana, gukora cyane ndetse kandi rwose no kutita ku mabwire cyangwa se kutita ku byo abantu bavuga. Tayikundi Ndahiro namushyize kuri liste cyangwa se ku rutonde rwacu rw'abakote tukurita dufite mu Rwanda. Nyamunika rwose bakunzwe kandi bishimirwa n'abatari bake. Nanjye ngakubaza nise ku rundi rwawe muri bano bakote tukurita bose uko ari batanu, ese niwe ukunda cyane? Ese niba hari tutashyizemo umwandike nabwo ucase muri comment turebe rwose niba nyine nawe abikuye cyangwa se tuzamwongere kuri liste y'ubutaha. Gutera ubwoba kwisi kurusha ibindi bintu. Reka tuyo ku mwanya wacu wa gatatu w'abakote tukurita bakunzwe cyane wakigiro ibintu byinshi akakubera icyitekererezo, yagufasha kuzahindura ubuzima bwawe, yagufasha guhindura imitekerereze. Uwo na wundi yitwa Danizo. Uyu musore arakora my brothers. Uyu mutipe mwigiro kuba hard working mu bintu byanjye. Ikindi cya kabiri mwigiro kudacika intege kandi nka mwigiro gufasha. Danizo sinzi niba wenda kino kigano yacyumva ariko Danizo icyo nakubwira cyo uyu musore kabisa ndamushimira. Afasha abakote tukurita benshi bakizamuka, afasha abantu benshi. Ikindi kintu utaruzi nuko buriya Danizo ari mu bantu bazinye Dogiteri Nsabi bwa mbere muri sinema cyangwa se nyine makeya muri comedy. Uzitegereze neza kuri YouTube channel za Danizo, uramutse urebye neza wasanga rwose Dogiteri Nsabi niho hantu yazamuke, niwe muntu wamufashije kandi ngo niwe muntu wa mbere wamukuye i Musanze kubera ko yagiye kwa Clamani avuye kwa Danizo. Danizo rwose nawe namugushyira ku rutonde rwacu rw'abakote tukurita bakunzwe cyane, bakora cyane, bari hard working. Uzitegereze neza rwose channel yiwe arakora, uriya mutipe arakora kabisa. Mujye mureka umuntu abona amafaranga, mujye mureka umuntu abe umustari aba yabivunikiye, aba yakoze. Ibaze ko Danizo ashobora gukora video zirenga 70-80 mu kwezi kumwe gusa, ariko we video imwe yarakunaniye. Gukora video imwe gusa ni ikibazo
ikibazo ariko ukavuga ngo ese kubera ikintu byanjye bitagenda, kubera iki ibintu byanjye bitarebwa. Umuntu ukora video 80 ugakora video 10 mu kwezi, ese muzahurira hehe? Urumva mwanganya umusaruro. Nyamuneka rwose niba uri umukote tukurita ukaba uteze amatwi ino video, gabanya ubunebwe mu byo ukora byose, ube hard working, ukore cyane, uyu munsi byange ejo byemere, ejo bundi byange ejo byemere. Niko rwose content ikorwa. Kigutinza uri kwitegura, like ariko bari kwitegura, kigutinza cyane uri gukora niki? Ubundi ntago ntinda cyane kuko nzi ko ntatinda, ndatinda kuko nzi ko ntatinda. Ku mwanya wacu wa kabiri w'abakote tukureta bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda, nagushyiri umutipe witwa Derio Gasana, afite content yitwa Loyalty Test. Nyamuneka rwose uyu musore ubyanga ubyemere, yazanye innovation kandi wamwigiraho ibintu byinshi. Icyambere nabikubwiye, wamwigiraho gukora cyane, ari hard working. Muri bano batipe bose nakubwiye, nta numwe udakora cyane my brothers, nta numwe udakora. Bose ibyo babona, ibyo bagezeho barabivunikiye kandi batangiriye hasi, ariko uyu munsi rwose bageze ku rwego cyangwa se bamaze guhindurwa ubuzima, itara ryabo ryatangiye kwaka. Niba umuntu ashobora kurya kubera content, umuntu akambara neza kubera content, umuntu akisiga nyine agafasha famille kubera content, agafasha inshuti, agatembera nyine akarya neza kubera content, brothers, ni gute Imana itamuhinduriye ubuzima? Ni gute nyine itara ryiwe ritatsi? Nawe niba ubishaka byashoboka. Ni mpamvu nanjye uyu munsi uri kunyumva, ni mpamvu tubana buri munsi, ndi gushaka yuko itara ryanjye ryaka. Nta kindi ngusaba rero rwose, ni wowe uzabigiramo uruhare, ni mugenzi wawe, ni njyewe nawe tuzafatanya kugira ngo tugere kuri byinshi. Subscribe yawe gusa ni ingenzi kurenza uko ubitekereza, like ukanda kuri video, comment yawe ni ingenzi rwose, kandi nanjye ndahari ku bwawe, nzagufasha everything. Tuzagana, tuzungurana ibitekerezo, ubundi mu buzima busanzwe nashyari ngira, nta mutima mubingira, siniba kandi sindoga, ntabwo ndi wa muntu nyine uzabaho utakwifuriza ibintu byiza. Nyandikira kuri WhatsApp yanjye, serivisi yose waba wifuza nayigufashamo rwose. Mbere yuko rumubwira umukote tukureta wa mbere ukunzwe kurenza abandi bose hano mu Rwanda, wakigiraho byinshi, hari abandi bakote tukureta tutakirengagiza kubera ko nabo rwose barakunzwe kandi bafasha societe kuruhuka, nyine bafasha entertainment gukomeza kugenda imera neza cyane. Uwa mbere nahagushyire yitwa Paul Rwa. Uyu mutipe witwa Paul rwose arakunzwe sinkubeshya kandi yishimirwa n'abatari bake. Ubundi Paul yazanye innovation yo gufata amakuru akayasubiramo nyine mu buryo budasanzwe, agafata ba Kenesi nyine agakoramo video ebyiri, agakora Kenesi kandi agakora na Mutabaruka, kandi ari umuntu umwe gusa. Nawe urumva imvune yagiraga cyangwa se uburyo nyine yakoraga. Paul rwose nawe ari mu bakote tukureta dufite mu Rwanda bazanye innovation, ubyange ubyemere. Undi mukote tukureta tutakirengagiza yitwa Ice Mobi. Uyu mutipe nawe rwose arakunzwe kandi yishimirwa n'abatari bake, kandi rwose nabwo twasiga umutipe witwa Bogari, Kelly Speech ndetse kandi na Derek Again. Aba bose nabo barakunzwe kandi bishimirwa n'abatari bake cyane. Ku mwanya wa mbere w'abakote tukureta bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda, ahagarariye abandi bose, ari hard working, arakora cyane, afasha benshi, kandi nyine uyu mutipe yinjiza amafaranga atari make. Yitwa Oliver Regra cyangwa se umwite isi n'abantu. Uyu mutipe ndakubwiza ukuri my brothers, Oliver Regra arakunzwe, akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu benshi bamuzi kuri TikTok no kuri Instagram muri content yitwa Oliver. Oliver rero ubundi amazina ye wasanzwe yitwa Olivier, niba utarunamuzi rwose ubimenye. Ubundi amazina yasanzwe yiswe n'ababyeyi yitwa Olivier. Uyu mutipe ari mu bantu batangiriye hasi cyane, yatangiye rwose nta bintu birenze afite, ariko arakora cyane, aba hard working kandi nyine agera kuri byinshi. Si ibyo gusa kandi ndakwibutsa neza yuko ubaye ukeneye ibikoresho byo gukora content creation, ukeneye telefone nziza, ukeneye computer nziza, ukeneye microphone, ukeneye ikintu cyose cyagufasha muri content creation, ndakwibutsa neza yuko ushobora guca kuri WhatsApp yanjye tukagufasha cyangwa se tukakugira inama, tukakungura igitekerezo. Nta kindi usabwa ni uguca kuri WhatsApp yacu ariyo 0793106930. Ukeneye ibikoresho byo muri content creation,
telefone, computer, kandi ukaba ukeneye microphone zagufasha kurikodinga video yawe. Ibyo byose nta kindi usabwa kugira ngo bigireho, ndakugira inama kandi nyine ushobora no gukungura igitekerezo cy'ubyo wakora content yawe neza. Yego ntabwo nanjye mfite content nziza, ariko byibura muri biki yanamenye nagwerezo advice kandi rwose I believe yuko byazagufasha. Rero niba ushaka kimwe mu ibyo bikoresho unyandikire kuri WhatsApp rwose biremewe, ubundi nyine ndagufasha kandi neza cyane. Ubwo urwo rutonde rw'abacontent creator bakunzwe cyane ndetse kandi rwose bagufasha guhindura imitekerereze, bagufasha guhindura imyumvire, ukazagera ku yindi level cyangwa se ukazagera ku rundi rwego. Nanjye ngakubaza ndetse muri bano bose niwe mu content creator ukunda cyane cyangwa se nyine wagutwaye uruhu n'uruhande, ese niba atarimwo ahangaha ubundi ku ruhande rwawe mu Rwanda niwe mu content creator ubona yuko akora ibintu birenze kurenza abandi bose, ariko apana mu basitari bano bakizamuka cyangwa se bano batazwi, nyine bano abangaba bafite ibikorwa bitarenze cyane mu gihugu. Ntabwo uzambwira Nyagiso, ntabwo uzambwira Bakramani, ntabwo uzambwira nyine ba bantu bose bamaze kugera kuri high table.